irari. Kwamamaza kuri ku mateleviziyo n'amaradiyo byuzuye irari. Abakora imyambaro ya siporo iyo bagiye kwamamaza n'iki bagaragaza ni umubiri w'umuntu. Iyo ugiye kuri social media uburyo companies zikurura abantu zikoresha imibiri y'abantu. Abakobwa n'abadamu iyo habayeho mu publicité yamamaza, niba ari umwenda, niba ari uw'imbere cyangwa uw'inyuma, niba ari amavuta, niba ari amasabune, n'iki bagaragaza kenshi hagaragazwa ubwambure. Irari ryakwiriye ahantu hose. Imbyino nyinshi ziri ubu ngubu ni imbyino ziganisha ku irari, zikururira abantu ku irari. Ariko nanone ntiwarenganya abantu, kuko iyo wuzuye irari n'iki kindi se watanga? Kandi n'iyi si irabizi ko twese